Yesi inshuti mudukurikiye twongeye kubaha ikaze tubonye umutumirwa aka kanya araje reka tumwakire kandi tumuhe ikaze kuri televiziyo Mushime Uwiteka TV. Yego iratabara Imana we iratabara, yatabaye Moridekayi, itabara Barutimayo, yatabaye Daniyeli ari mu rwobo rw'intare iramutabara. Iratabara Imana we iratabara. Imana iratabara. Nanjye ubwanjye yarantabaye, iratabara Imana we iratabara. Amen. Yemwe bwawe waba ugiye no kuduha cyangwa se waba ugiye no kudusangiza. Ubundi ko twakubonye umanuka hariya ariko witwaje imbago. Muri make byakugendekeye gute kugira ngo bibe bimeze gutya? Yewe rero buriya ubuhamya bwanjye cyangwa se uko byangendeye, ubuhamya bwanjye buriya butangirira ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi mu 2004. Ubwo nibwo jyewe nagiye kubona mbona ndarwaye, ariko hagati aho mbere y'intambara, mbere ya jenoside, muri jenoside iri kuba, natangiye mpunga nkuko nabandi bahunga, no muri kwa guhunga abantu bagenda babyigana. Ubwo noneho tuza kugera ku kiraro, nari ndi kumwe n'ababyeyi, nari umwana mutoya ariko nanone utari muto cyane, kuko nabashaga kwigenza, nabashaga kugenda n'amaguru. Noneho rero turimo duhunga, ubwo tugera ahantu hari ikiraro, tugeze ahantu hari ikiraro, ubwo noneho cyari ikiraro cy'ibyuma ariko gishasheho imbaho nyine abantu banyuraho. Hari ahantu rero urubaho rwari rwaragize gute, rwaramunzwe, rwarumutsemo, harajemo akanya, kwa ko hari nijoro hatabona, nkubitamwe akaguru n'akavuyo k'abantu birukankaga, nkubitamwe akaguru. Nkubisemo akaguru, ukuguru guhita kumanuka gufatira hano mu itako. Kumaze gufatira hano mu itako, noneho ubwo kuhivana birananira. Binaniye noneho ubwo abasirikare nibo baje bankuramo muri cya kiraro, bankuramo, bamaze kunkuramo baranyambutsa bangeza hakurya, bangejeje hakurya. Ubwo mpita nkomezanya nabo, abo twahunganaga bose turakomezanya. Ariko noneho nyuma yabwo biza kurangira bagiye bamfasha, bakampa imiti, bakankandira, bakagira gute, noneho nsa nk'umuntu worohewe unakize birangiye. Noneho rero ubwo nyuma yabyo nibwo nakubwiraga kuri ya tariki 25 z'ukwa karindwi mu 2004. Icyo gihe noneho ukuguru kumwe kwigeze kugira ikibazo, ariko kukunguku kuzamo ubushyuhe. Kumaze kuzamo ubushyuhe, kubyuka birananira. Binaniye mpera hasi nigumira aho ngaho. Ubwo ndarwara, maze kurwara n'ubushobozi bwo kwivuza nabwo buba bukeya, birumvikana. Mara igihe kinini ndwariye aho ngaho, kuko ndatekereza namaze imyaka igera hafi kuri 3 nibereye mu rugo ntava hondi. Buriya ndi n'umuntu noneho wavaga mu nzu banteruye bakanzana hanze ku kazuba kugira ngo nota akazuba, baba bigendeye bagiye guhinga, bakaza kugaruka akaba ari bwo mva aho ngaho, imvura yagwa nta muntu hari ikanyagiriraho. Kwijyana mu nzu nkaba ntabishobora, kuko sinashoboraga kwicara, sinashoboraga kugenda, kwari uguteruka ukarambika hariya. N'ibiro nane mfite biragabanuka, kuko nageze nkaho ngira nk'ibiro nk'icumi, kuko n'umwana ufite nk'imyaka 15 yabashaga kunterura kandi ndi mukuru. Ubwo rero igihe cyaje kugera, nza kubona umuntu w'umugira neza aramfasha, njya mu bitaro. Ibitaro nabanje mu bitaro bimwe biranga, njya mu bindi bitaro biranga, aho ngiye bakambwira ati ibi bintu ntabwo tubizi, ntabwo twakuvura ntitwabishobora. Njyewe rero buriya nkikubona
nabanje kugira ngo ni impanuka wakoze y'imodoka. Oya ntabwo ari impanuka. Ntabwo ari impanuka. Bombi ni ibyabaye muri 94. Yego yego. Urumva niyo ntandaro nyine ni ingaruka niyo ntandaro naho byavuye muri kwa guhunga nyine akaguru nkakubitamo mu kiraro, none umaze kugakubita mu kiraro ubwo ngenda gutyo abo turi kumwe baramfasha, ariko ngira ngo birakize bidakize, kumba amagufa imbere yangiritse, noneho nyuma bwo biza kugira ingaruka n'ubundi birangira mugaye. Byakomeje kugenda bifata indi ntera. Byakomeje kugenda bifata indi ntera. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo ibitaro aho ngaho byinshi byarananiwe, ibitaro byano mu Rwanda byinshi nabigezemo biranga. Biza kurangira rero noneho wa mugira neza mfashije anjyana mu bitari Gahini Burasirazuba. Uwo mugira neza nanamushimire cyane, ahari yumve ko mushimiye, Imana imuha umugisha kandi akomeze kugira umutima wo gutabara, Imana izamugororera. Noneho birangije rero yaragiye ashaka umuganga wihariye, umuganga wihariye witwa Dr. Inganwa, amukura mu bihugu byo hanze. Uwo muganga araza aza aricyo kimuzanye, araza aramfasha, aramvura, arambaga, aka kaguru kari kuzuyeho ibisebe, kuva kwita ko kumanura kugeza hasi hose byari ibisebe. Ubwo birangije aramfasha, aramvura, mbona bya bisebe birakize, mbona mbashije kweguka ndicara, mbona mbashije guhagarara mu byuma. Hari ibyuma byo kwa muganga bahagararamo iyo umuntu atarabasha kuba yafata imbago. Noneho birangije kiragera bampa imbago, bamaze kumpa imbago, ubwo none imbago nkajya niga kuzigendaho, birarangira ngira ku rwego none ushaka no kwijyana aho nshaka. Amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Yesi, twongeye kuvuga ngo tubahaye ikaze inshuti mudukurikiye aho mugiye muherereye hose, hano mu Rwanda cyangwa se hano mu mahanga, ariko cyane cyane reka tubanzirize hano mu Rwanda, mu majyepfo y'igihugu cyacu, ndetse na hariya mu majyaruguru, ndetse n'iburasirazuba n'uburengerazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka dusuhuze namwe muri mu mujyi wa Kigali, muri kapitale y'umurwa mukuru w'u Rwanda. Mwese tubahaye ikaze kandi tubifurije amahoro n'imigisha y'Imana kugira ngo bikomeze bibane namwe aho muri hose, ndetse no mu mirimo mugiye murimo itandukanye. Bityo rero reka dusuhuze n'abandi bagiye bari mu bihugu duhana imbibi, twavuga Burundi, Tanzania, Kenya ndetse na Kongo na Uganda. Mwese turabaramukije kandi tubahaye ikaze mu kiganiro. Gusa tubasaba kugira ngo abatarakora subscribe muyikore kugira ngo mujye murushaho kubona ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Reka twambuke tugere mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Plutôt twavuga ariya muri Canada, tukavuga mu Burusiya, tukavuga muri Amerika y'Amajyaruguru, Amerika y'Amajyepfo, tukavuga mu Buhinde ndetse no muri Korea y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru. Mutumirwa siko bimeze, ibyo bihugu byose siko bibayeho hano ku inosi. Yego Korea y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru bibaho, ndetse na Amerika nayibaho, iy'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru nayibaho. Ariko buriya bajya bavuga n'Iburasirazuba bwa Amerika cyangwa oya, bavuga Amerika y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Yego, murakoze cyane kuba mudukosoye kuri ako kantu. Byenaga nibwira ngo nibaho Uburasirazuba ndetse n'Uburengerazuba. Nyine nta gihugu kitagira Uburasirazuba, ariko iyo bavuze Amerika bavuga Amerika y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Yego. Abo bose turabashoje, ariko kandi ntabwo twirengagije ko hariyo Abanyarwanda bagiye bari muri ibyo bihugu twagiye tuvuga, cyane cyane ibyo byo mu Burayi ndetse n'aha muri Afurika. Abo bose tubahaye ikaze, tubita abadiaspora aho bari. Imana y'amahoro ikomeze kubaha imigisha myinshi. Nkuko twabivuze rero hano tubafitiye umutumirwa, reka tumuha akanya ndetse tumuhe ikaze hano kuri Mushime Uwiteka TV. Kuri Mushime Uwiteka TV twakira abantu bagiye batandukanye baduha inama, ibitekerezo bigiye bitandukanye, ndetse twakira n'abantu batugezaho ijambo ry'Imana, tukakira n'abahanzi yewe. Abo bose tugenda tubakira tukabaha ikaze, bakatuganirira kandi bakanaganiriza
abakunzi bacu. Nayo mpamvu aka kanya twavuga duti reka tumuhe ikaze ahagire icyo atugezaho. Rero nshuti yacu tukwakira twishimiye kubana nawe. Nsengimana Augustin. Yego. Nge ndi umuhanzi. Uri umuhanzi. Ndi umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Kubera ko hari impamvu yatumye mba umuhanzi. Icya mbere ni ukuba mfite impano y'Imana. Yego. Icya kabiri nabwo ni uko hari n'ibintu mba naraciyemo nkabona ni ngombwa ko ngomba kuba hafi y'Imana, noneho nkabihuza na bwa buhanzi impano Imana yampaye, kugira ngo ibintu byose nyine bigende neza. Yego rwose. Yego. Okay. Reka mukanya uraturirimbira kugira ngo abantu barusheho no kumva kuri iyo mpano yawe. Nta kibazo. Anga amaso Yesu niwe gisubiza ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Rero nkuko twari tubivuze, ugire indirimbo udushyiriraho rwose muri izo ndirimbo zawe wabashije guhanga. Ni ukuvuga ngo yewe mfite indirimbo, ndi umuhanzi utangiye vuba, ariko indirimbo zanjye barazikunda kuko ziba zirimo ubuhamya n'ubutumwa. Yego. Ubutumwa n'ubuhamya byose biba birimo. Noneho mfite indirimbo zigeze kuri 6 z'amawodiyo n'indirimbo 4 z'amavideo, ariko hari indirimbo nahereyeho niyo ngiye kuririmbira abakunzi. Gato uvuze ngo indirimbo z'amavideo. Yego, nenye. Yego, nenye. Video nenye. Yego. None audio ni 6. Audio 6. Yego. Yego rwose, kandi ndumva birimo neza. Imana igushoboze kugira ngo urusheho kongera n'ibindi bihangano kandi bigende bifasha abantu bagiye batandukanye bari hano ku isi. Yego. Na kibazo rero twaguhaye ikaze rwose, waturirimbira. Noneho reka ntangire mpere ku ndirimbo naririmbye ubwa mbere, ndirimbeho agace gatoya kugira ngo bumve nyine uko bimeze. Yego. Iratabara, iratabara, iratabara Imana we iratabara, yatabaye Morodekayi, itabara Barutimayo, yatabaye Daniyeli ari mu rwobo rw'intare iramutabara. Iratabara, iratabara, iratabara Imana we iratabara. Yego. Imana iratabara. Nanjye ubwanjye yarantabaye, iratabara Imana we iratabara. Amen. Amen. Anga amaso Yesu niwe gisubiza ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Wari ugize uti indirimbo yanjye nahanze bwa mbere ni iyi ngiyi iratabara. Yego. Yatabaye ndetse bandi n'ingero waduhaye uvuga uti yatabaye Daniyeli. Yego. Nanjye ubwanjye yarantabaye. Yego, ako naringiye kukakubaza. Nanjye ubwanjye yarantabaye. Yego. Kandi koko Imana yakoze ibintu, ikora n'ibitangaza twabibonye ugitambuka hari haruguru, ukinjira hano twabibonye rwose ko hari icyo Imana yagukoreye. Wakomerezaho ahari ntekereza ko ubu bwaba ari ubuhamya bwawe waba ugiye no kuduha cyangwa se waba ugiye no kudusangiza. Ubundi ko twakubonye umanuka hariya ariko witwaje imbago. Muri make byakugendekeye gute kugira ngo bibe bimeze gutya? Yewe rero buriya ubuhamya bwanjye cyangwa se uko byangendeye, ubuhamya bwanjye buriya butangirira ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi mu 2004. Ubwo nibwo jyewe nagiye kubona mbona ndarwaye, ariko hagati aho mbere y'intambara, mbere ya jenoside, muri jenoside iri kuba, natangiye mpunga nkuko n'abandi bahunga, no muri kwa guhunga abantu bagenda babyigana. Ubwo noneho tuza kugera ku kiraro, nari ndi kumwe n'ababyeyi,
nari umwana mutoya ariko nanone utari muto cyane, kuko nabashaga kwigenza, nabashaga kugenda n'amaguru. Noneho rero turimo duhunga, ubwo tugera ahantu hari ikiraro, tugeze ahantu hari ikiraro, ubwo noneho cyari ikiraro cy'ibyuma ariko gishasheho imbaho nyine abantu banyuraho. Hari ahantu rero urubaho rwari rwaragize gute rwaramunzwe, rwarumutsemo, harajemo akanya, kwa ko hari nijoro hatabona, nkubitamwo akaguru n'akavuyo k'abantu birukankaga, nkubitamwo akaguru. Nkubisemo akaguru, ukuguru guhita kumanuka gufatira hano mu itako. Kumaze gufatira hano mu itako, noneho ubwo kuhivana birananira. Binaniye, noneho ubwo abasirikare nibo baje bankuramo muri cya kiraro, bankuramo, bamaze kunkuramo baranyambutsa bangeza hakurya, bangejeje hakurya, ubwo mpita nkomezanya nabo. Abo twahunganaga bose turakomezanya, ariko noneho nyuma yabwo biza kurangira bagiye bamfasha, bakampa imiti, bakankandira, bakagira gute, noneho nsa nk'umuntu worohewe unakize birangiye. Noneho rero ubwo nyuma yabyo nibwo nakubwiraga kuri ya tariki ya 25 z'ukwa karindwi mu 2004, icyo gihe noneho ukuguru kumwe kwigeze kugira ikibazo, ariko kukunguku kuzamo ubushyuhe. Kumaze kuzamo ubushyuhe, kubyuka birananira. Binaniye mpera hasi, nigumira aho ngaho, ubwo ndarwara. Maze kurwara, n'ubushobozi bwo kwivuza nabwo buba bukeya, birumvikana. Mara igihe kinini ndwariye aho ngaho, kuko ndatekereza namaze imyaka igera hafi kuri 3 nibereye mu rugo ntava hondi. Buriya ndi n'umuntu noneho wavaga mu nzu banteruye bakanzana hanze ku kazuba kugira ngo nota akazuba, baba bigendeye bagiye guhinga, bakaza kugaruka, akaba ari bwo mva aho ngaho, imvura yagwa nta muntu hari ikanyagiriraho. Kwijyana mu nzu nkaba ntabishobora, kuko sinashoboraga kwicara, sinashoboraga kugenda, kwari uguteruka ukarambika hariya. N'ibiro nane mfite biragabanuka, kuko nageze nkaho ngira nk'ibiro nk'icumi, kuko n'umwana ufite nk'imyaka 15 yabashaga kunterura kandi ndi mukuru. Ubwo rero igihe cyaje kugera, nza kubona umuntu w'umugira neza aramfasha, njya mu bitaro. Ibitaro nabanje mu bitaro bimwe biranga, njya mu bindi bitaro biranga, aho ngiye bakambwira ati ibi bintu ntabwo tubizi, ntabwo twakuvura, ntitwabishobora. Ngewe rero buriya nkikubona, nabanje kugira ngo ni impanuka wakoze y'imodoka. Oya, ntabwo ari impanuka. Ntabwo ari impanuka. Bombi ni ibyabaye muri 94. Yego, yego. Urumva niyo ntandaro nyine, ni ingaruka niyo ntandaro, naho byavuye muri kwa guhunga nyine akaguru nkakubitamo mu kiraro. None umaze kugakubita mu kiraro, ubwo ngenda gutyo, abo turi kumwe baramfasha, ariko ngira ngo birakize bidakize, kumba amagufa imbere yangiritse. Noneho nyuma yabwo biza kugira ingaruka, n'ubundi birangira mugaye. Byakomeje kugenda bifata indi ntera. Byakomeje kugenda bifata indi ntera. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo ibitaro aho ngaho byinshi byarananiwe, ibitaro byano mu Rwanda byinshi nabigezemo biranga. Biza kurangira rero, noneho wa mugira neza mfashije anjyana mu bitaro Gahini Burasirazuba. Uwo mugira neza nanamushimire cyane, ahari yumve ko mushimiye, Imana imuha umugisha kandi akomeze kugira umutima wo gutabara. Imana izamugororera. Noneho birangije rero, yaragiye ashaka umuganga wihariye, umuganga wihariye witwa Dr. Inganwa, amukura mu bihugu byo hanze. Uwo muganga araza aza aricyo kimuzanye, araza aramfasha, aramvura, arambaga. Aka kaguru kari kuzuyeho ibisebe, kuva kwita ko kumanura kugeza hasi hose byari ibisebe. Ubwo birangije aramfasha, aramvura, mbona bya bisebe birakize, mbona mbashije kweguka ndicara, mbona mbashije guhagarara mu byuma. Hari ibyuma biro kwa muganga bahagararamo iyo umuntu atarabasha kuba yafata imbago. Noneho birangije kiragera, bampa imbago. Bamaze kumpa imbago, ubwo none imbago nkajya niga kuzigendaho. Birarangira ngira ku rwego none ushaka no kwijyana aho nshaka. Uba aho nshaka hose, aho umuntu wese utarwaye amaguru yagira nanjye nahagera. Urumva ko nyine ni n'amashimwe y'Imana. Icyo ni kimwe rero mu bintu byatumye mvuga ngo nshingiye ku bintu Imana inkoreye, nshingiye ku bintu Imana imfashije, nshingiye ko abana b'abantu nabatekeye bikanga, ariko Imana yoyo ikagira uburyo ikora, igakoresha umuntu umugira neza, akaza akamfasha mu izina ryayo. Ndavuga nti nanjye
nzatanga ubuhamya, none nimara gutanga ubuhamya bugere kuri benshi batandukanye, bugere ku bantu benshi batandukanye. Yego, usanga none muri kwa gutanga ubuhamya ntabwo nzazeguruka isengero zose cyangwa ku isi hose, ariko ndavuga ni aho zanjye ashobora kugira bantumiye nk'uko mwantumiye, nzajye ngendeyo mbaho ubuhamya bufasha abandi abari mu bitaro bumve ko batari bonyine, Imana ihari kandi kibafiteho umugambi, kibarinze. Kuko narahabaye igihe kinini, kuko urumva ko muri icyo gihe nakubwiye ko namaze imyaka 3 mu rugo, ndahindukira none aho ngaho nagiye kwivuza aho ngaho igahini, uwo mugira neza yanjyanye wowe ubwaho ntamaze imyaka 5 mba mu bitaro, nta muntu ungemurira, bigoranye, kurya ari ikibazo, kwirwaza ari ikibazo, bigoranye bitoroshye. Kuko igihe ababyeyi banjye barandwaje, igihe kiragira barandambirwa, bankuraho amaboko, kuko bari bamaze kubona ko no gukira bigoranye, bidashoboka, n'ubushobozi buke nabo kuri bo, mbese nyine biba ikibazo. Ariko ubwo nta gufwa rishobora kuba ryaratandukanye n'irindi cyangwa ngo rivunike? Ubu ntaryo, usibye ko nyine urumva muri uko aho ngo hari ibise bitakiraga, hari haraturutse ibisebe, amagufwa y'imbere yaramunzwe muri kwa kuvunika, none ngiye nkagira ngo birakize bidakize. None rero aho yari yaramunzwe, ubwo muganga nyine yaramfashije, aragira gute, amagufwa arayoza, arabaga amagufwa arayoza, hamira neza, nta gufwa ryatandukanye, amagufwa ariho yose, nta n'ibyuma bindimwo, kumwe bashyiramo ibyuma by'intuze by'isumburangingo cyangwa inyunganirangingo, nta bindimwo. Kuko yari yaranambwiye yuko igihe gishobora kugera akagaruka akamvura, none nkanakira nkabasha kugenda nta n'imbago mfite. Ariko nyine birangira ubushobozi bubuze, mumaze kubura, ndavuga nti ubwo ubushobozi bubuze, kuko wamugira neza arambwiye ati ubushobozi bwanjye nahabugarukiye. Wigeze kutubwira uti uyu muntu wamvuraga yaturukaga hanze, na n'ubu nta, urumva imyaka iciyemo ni myinshi, ubu se ntabwo mujya muvugana ngo nabura abe yaguhumuriza kubwira ati nzaza mu Rwanda iki gihe n'iki wenda tuzabonana mbe nagufasha? Ntabwo tujya tuvugana, kubera ko yewe nimero ze ntabwo nzifite. Urumva niyo yazaga kumvura gutyo, yazaga ari kumwe na wa muntu wagize wamuzanye, akaza akamvura, nta n'ubushobozi nane mfite icyo gihe bwo kuba natunga telefoni ngo ndandika nimero ziwe, no kuzandika ku rupapuro, nta bushobozi nane mfite bwo kubitekereza, kuko ubundi buri umuntu urwaye rwose hari ibintu byinshi abadatekereza, ubwenge buba busa nkaho bwagiye, utatekereza ngo ejo cyangwa ejo bizagenda gutya, ntabwo ibyo byose nigeze mbitekereza byo gusigarana nimero ziwe. Yego, wakongera ukatushyiriraho indirimbo se muri bya bihangano byawe, mukanya tukaza kugaruka nanone tuganiraho. Hari indirimbo meruka gukora ejo bundi inshyashya rwose muri uku kwezi kwa 12, noneho hari ni mushyashya meruka gukora ivuga ngo icyasha bagusize gikuweho kuko Imana yera yabyemeye, birizewe kuko gikuweho, urugendo turimwo rurakomeje, twavuye kure uduteza intambwe, Mana yanjye ukomeze utuyobore. Yego, Mana yanjye, Mana yacu ukomeze utuyobore. Yego, rwose ni nziza, abantu bayikurikire rero kuri Nsengimana TV. Yego, no kuvuga ngo buriya ujya kuri YouTube noneho ukandikamo Nsengimana TV, bifatanye nta kanya usizemwo, noneho ubwo ari iyo ngicyasha uhita ibona neza n'indirimbo zose uzibona. Yego, kuri Nsengimana TV. Yego, none gato tugaruke kuri iki kibazo, tuvuge duti se ubuhanzi cyangwa se izindi ndirimbo twumvise watugejeho ngo ni zingahe? Ni indirimbo 6 za audio, n'izindi ndirimbo 4 za video. Nari nabanje kugira ngo ni indirimbo 6 akaba mwenye za video, na audio 2. Yego, oya, ni indirimbo 6 zumvikana mu buryo bwa audio cyangwa se ni audio, noneho video zo nenye. Yego, ubwo zose hamwe n'indirimbo 10. Kugira ngo izo ndirimbo zibone buriya birakorohera? Ntago biba byoroshye, nawe urabyumva, kuko buri ndirimbo gukora audio na amafaranga, gutega na amafaranga, kujya muri studio na amafaranga,
none no gukora video nabwo ni amafaranga bitwara ubushobozi rwose bitwara ubushobozi birahenze yego. None se ku kibazo wenda twakubaza ubu buhanzi wabutangiye ryari? Ubu buhanzi nabutangiye mu kwezi kwa 9 umwaka washize. Mu kwezi kwa 9 2023. Yego niho watangiye guhanga? Nibwo natangiye guhanga. Yego iriya ndirimbo twumvise bwa mbere niyo wahereyeho nyine? Iriya biti Iratabara. Kuko nanjye ubwanjye Imana yarantabaye. Ariko iriya ndirimbo yanryoheye. Yego yanryoheye rwose. Nikiza ko n'abadukurikiye yagiye ibafasha, bagiye bayumva ikagenda igira aho ibavana ikagira naho ibageza. None dukomeza tuganiriza abakunzi bacu, twakwibutsa ko hano ari kuri Mushime Uwiteka TV. Iyo wumvise ijambo Mushime Uwiteka TV bikubwira iki inshuti yacu? Jewe icyo nabwira abantu, urumva ijambo mushime nyine mushimira Imana ibyo yabakoreye, no kuba uriho byonyine wagakwiye kubishimira Imana, no kuba uri muzima utarwaye wagakwiye kubishimira Imana. Ahubwo niyo mpamvu ushobora kubwira abantu bakurikira Mushime TV, urumva, kugira ngo bajye bakurikira ibiganiro binyuraho, none bumve ubutumwa burimo, bumve n'impamvu iyo mushime yabayeho, kuko iyabereyeho kugira ngo nyine ifashe abantu. Urabona nk'iki kiganiro nje gutanga ahangaha, ngiye ndumva hari ibintu bindimo, hari ubuhamya bundimo, kuko ni no mpamvu nabaye umuhanzi. Ndavuga nti ngewe ubuhamya bwanjye bugomba kujya hanze, bugafasha abantu bari mu bitaro, bigafasha abantu barwaye, bugafasha abantu bafite ibibazo, bakumva ko Imana ikiriho kandi n'uyu munsi ngewe nyishimira. Yego n'umubiri yacyahari, irakora kandi ikora imirimo n'ibitangaza, cyane cyane ko wowe ufite n'ubuhamya bwose bugaragara bw'iby'Imana yagukoreye. Niyo mpamvu rero gushima Imana cyangwa se gushima Uwiteka bigomba kubaho. Rero aka kanya twakubazaga duti, twariho tukubaza duti izi ndirimbo watangiye kuzihanga, utubwira ko watangiye guhanga muri 2023 mu kwezi kwa 9. Yego mu kwezi kwa 9. Indirimbo muzo wahanze ubwose ukumvira kuryoheye ni yihe? Ni indirimbo ebyiri, usibye ko zose ari nziza, ariko ni indirimbo ebyiri. Hari indirimbo bita Izabihindura. Yego izabihindura Imana, izabihindura Imana, izabihinduriye yahinduriye Yobu, izabihinduriye ibyo yahinduriye Lazaro, izabihinduriye yahinduriye Abisirayeli, yarabihinduye bambuka inyanja itukura. Izabihindura nawe ibyawe, izabihindura Imana, izabihindura. Iyo ndirimbo iramfasha, ndanayikunda cyane. Noneho ubwo indi ya kabiri nayo ijya imfasha, nanjye nkunda kumva indirimbo nayo, usibye ko zose nzumva, ariko buriya nyine hari uburyo nawe uba wumva ukumva ukavuga uti nayumva kabisa. Noneho ubwo hari indi ndirimbo rero yitwa Kuburiho. Hari abatariho n'ikimenyetso kiyategetse. Kuburiho hari abatariho n'ikimenyetso kiyategetse. Iracyariho Imana, iracyafite ubundi buryo, n'izina ryera ryategetse ku buzima bwanjye, kw'ibindushya n'imibabaro bihagarara ku buzima bwanjye. Nukuri n'Imana nyamana, nukuri ntirya ruswa, ntiyumva amabwire, irakomeye nukuri. Iyo nayo ubwo
ni imwe mu ndirimbo zimfasha, imwe mu ndirimbo yego zigufasha ariko rwose ntugire ngo ni wowe zifasha wenyine gusa, yego natwe twese ziradufasha, yego kandi n'abadukurikiye zirabafasha, yego kimwe nuko hari n'abatangiye gufashwa, yego yego bagiye badukurikira muri iki kiganiro. yego rero inshuti yacu twakongera tukavuga duti izo ndirimbo rwose ziraryoshye kandi zigize icyo zifasha abantu. yego none mu by'ukuri izi ndirimbo ko ziryoshye, ubu ufite mugambi ki? yego yewe rero buriya umugambi mfite uko bukeye n'uko bwije, ndakomeza nkagenda nsenga nsaba Imana, nkavuga nti Imana niwe watangije uyu murimo kuri yewe, ni nawe ufite ubushobozi bwo kuzawukomeza, ni nawe ufite ubushobozi bwo kuzakomeza nyine ukanshyigikira, kuko byose ni Imana yabinkoreye. Ibyo nkora byose ni Imana ibimfashamo, igakoresha abantu bakampamagara bakambwira ati indirimbo wakoze twayumvishe, abandi bakanyandikira. N'ubu ngubu hari umuntu uri muri Kenya aranyandikiye ejo bundi arambwira ati giye nkunda ibihangano byawe, ariko nkanareba nkabona barananshyigikira. yego ubwo rero no kuvuga ko ubushobozi ubonera ye ko bagushyigikira, ahantu mbibonera wenda urumva nk'igihe natangiriye gukora indirimbo, nabikubwiye ni mu kwa 9 2023 umwaka wa 2023. Jewe hari uburyo ndeba banyandikira, hari uburyo bakora subscribe, yego ariko hari n'abambwira ati noneho rero gukora indirimbo birahenze biravuna, ati fata n'amafaranga ugende urebe uburyo nawe ugira gute wabigenza. Ubwo mpita njya muri studio, indirimbo nkayikora nkayisohora abantu bakayumva. yego rwose ni byiza, abantu bakomeze bagufashe kugira ngo urusheho kuzamura impano yawe, kandi mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo bumwe n'ubundi, izi ndirimbo zawe zijye zikomeza zigenda zifasha abantu rwose, kuko zanryoheye cyane. ariko buri iriya yatangiyeyo nagahebuzo iratabara rwose, bitewe n'ibyo nanjye nzi Imana iba yaragiye ikorera abantu, cyangwa se nanjye iba yarankoreye rwose nanjye yanshimishije. aka kanya rero twavuga duti abakunzi bacu badukurikiye, ntago ari ukuvuga ngo wenda bazananyarukiraho hariya wavuze barebe, ariko se nko ku ndirimbo ufite, watubwiye ko ari indirimbo 6 nenye zakorewe ku mavideo, rwose gira indirimbo imwe aka kanya wabagezaho dusoza, mbere yuko dusoza uyibaririmbire kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza kandi barusheho kugubwa neza. ndahita mba ndirimbira indirimbo noneho bita Agaciro. indirimbo Agaciro ni indirimbo nayo nziza cyane, nayo buri uyisanga kuri Nsengimana TV. Agaciro tutarayigeraho, Agaciro kugira ngo ujye guhimba indirimbo Agaciro byaturutse kuki? kugira ngo njye guhimba indirimbo bita Agaciro, jewe naricaye ndatekereza cyangwa se ndareba, nyuza amaso mu bantu bose tuziranye, ndwaye inzara inyicira mu bitaro, ariko sinapfa burundu. noneho mpita nibuka uburyo Yesu wewe yemeye akamena amaraso ye kugira ngo tubeho. mbona ubushake bwe, mbona amaraso ye niyambeshejeho, noneho mpita mvuga nti nanjye amaraso ya Yesu afite agaciro. mpita mbona ko amaraso ya Yesu afite agaciro, noneho birangije mpita mbona yuko Yesu atuvuganira akaduhuza n'Imana. mpita mbona ko na wa muntu wakoreshejwe n'Imana ari amaraso ya Yesu, kuko n'Imana yamukoresheje. kandi noneho Yesu niwe watubambiwe, niwe watubambiwe atumenera amaraso. niho rero indirimbo, gukora indirimbo bita Agaciro niho yaturutse. mbese nyine naho ngaho byatangiriye, ntangira kwiyumvamo ineza y'Imana, ntangira kwiyumvamo amaraso ya Yesu, uburyo yatubambiwe akatumenera amaraso, nitangwa indirimbo bita Agaciro. yishyireho Agaciro, Agaciro, Agaciro k'amaraso ya Yesu yaduhuje n'Imana Data. Agaciro, Agaciro,
agaciro k'amaraso ya Yesu sinziheba kuko Yesu yancunguye agaciro k'amaraso ya Yesu yaduhuje n'Imana Data agaciro k'amaraso ya Yesu sinziheba kuko Yesu yancunguye. Amena. Yego. Nshuti mwari mudukurikiye mwese, twavuga duti amasaha aragiye, ariko kandi mubaye mubikunze mwavuga muti uyu muntu reka tuvuge duti tuwandike muri komenti, nibiba byiza rwose mubikore kugira ngo tubone ko mwadukurikiye mubifitiye ubushake kandi mubikunze, kugira ngo n'utaha nagaruka azavuga ati hari abantu banabinsabye. Ariko se kandi tugaruke tukubaze, nitwojya kugutumira kuri Mushima Uwiteka uzaboneka? Nzaboneka cyane rwose. Nzaboneka. Rero hari abakunzi bacu bajya bavuga bati bakavuga bati uyu muntu yaduhaye ubuhamya bwiza cyangwa se yavuze ibintu byiza byadufashije, mwatanga nimero yanyu kugira ngo uwabashaka abashe kubabona, abasaba ibitekerezo cyangwa se namwe yabagira yabaha ibitekerezo cyangwa inama. Yego, nimero yanjye nkoresha guhamagara kuri WhatsApp ni 0783 740 12. Yisubiremo 0783 740 12. Yego, niyo nimero yanjye. Yego. Ariko hari n'iyindi. Yego, hari n'iyindi ya 0782 34 5 24. Amazina ni Nsengimana Auguste. Yego, Nsengimana Auguste. Twavuga duti amahoro n'imigisha bikomeze kubana nawe, kuba wemereye kwitabira ubutumire bwacu ukaba wabashije kugera hano ku Mushime Uwiteka TV. Kongera tukavuga duti wowe wari udukurikiyeho wari uri hose, muri bya bihugu twagiye tuvuga bya muri Afrika ndetse n'ibyo mu Burayi, mwese Imana ibahe imigisha itagabanyije. Kandi twavuga duti amaso Yesu niwe gisubiza ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushima Uwiteka TV.